bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza ubu twageze mu gihe cy'amagare cyageze mu gihe cy'amagare irushanwa mpuzamahanga UCI ryatangiye guhumura turabura iminsi mikeya ni ngombwa rero ko abantu tugerageza kuganira kuri iri rushanwa tukamenya ibyaryo icyo rizatumarira nuko abantu bagomba kwitwara ngira ngo amatangazo yarahise ko abantu bamwe abanyamirimo bamwe bazakorera mu rugo abandi amashuri akaba ahagaze kugira ngo abantu babashe gukurikirana irushanwa neza nkuko mubireba mu mihanda myinshi ibimenyetso biragaragara ingo zegereye umuhanda bari gusiga amarange hanyuma polisi nayo ikagenda igerageza gushyiraho imbago z'umuhanda kugira ngo atazagira usagarira abazaba bari abitabira irushanwa umujyi wa Kigali guverinoma y'u Rwanda UCI RDB n'izindi nzego nyinshi babishyizeho umutima twabonye imihanda myinshi yagiye ikorwa kugira ngo izunganire mu gihe imwe izaba iri gukoreshwa n'abari mu irushanwa abantu babashe guca mu yindi mihanda ejo nari Bugesera mbona umuhanda uca ku mugendo ukagenda ukajya gukata hagati ya Karembure na Nunga ukaza guhinguka hafi ya Nyanza ukajya kuri Canal Olympia so inzira nyinshi zirahari nkuko umujyi wa Kigali unabitangaza n'uwayoba ashobora guhamagara kuri nimero itishyurwa y'umujyi wa Kigali banza ari 3362 ntango mbyibuka neza ariko ushobora guhamagara bakakurangira ati niba uri aha naha koresha iyi nzira cyangwa se ukareba ukabaza aba youth volunteers cyangwa se abapolisi ukavuga ko ngewe ndaha ndagera hano gute bakakubwira uko uza kubigenza reka rero muri ncamake tuze kureba ibijyanye n'irushanwa ry'amagare rizaba hagati y'itariki 21 z'ukwa 9 kugera kuri 28 z'ukwa 9 uyu mwaka wa 2025 rizamara iminsi 8 ariko mbere yaho gatoya tubararikira ko kuwa gatandatu natwe tuzaba duhari tuzabikurikirana kuwa gatandatu tariki ya 20 z'ukwa 9 hazaba noneho na irindi siganwa ritari irushanwa ahubwo yo ntabwo azaba ari championnat niyo batarabigize umwuga aba amateur niko nabyita bita social ride mu gihe irizatangira kuri 21 guhera ku cyumweru kugera ku kindi cyumweru yo ni championnat hazaba hagomba kuboneka utsinda agahembwa mbamenyesha ko turaza kubigarukaho hano harimo aba champion abahanga cyane cyane mu gutwara amagare bazaba bari muri rino rushanwa hari wo mu Faransa hari umubirigi n'uwo muri Eritrea n'abandi irushanwa rero rizitabirwa n'abagera kuri 900 baturutse mu bihugu bitandukanye hanyuma rikaba ryaratewe inkunga ritegurwa na nkuko nabivuze UCI Union Internationale de Cyclisme riko nabivuga mu gifaransa gufatanya na guverinoma y'u Rwanda binyuze muri Ferwasi nayo ni Fédération Rwandaise de Cyclisme hanyuma rero iri UCI ni irushanwa risanzwe riba ku rwego mpuzamahanga rigahuza abakinnyi b'amagare baturutse mu bihugu bitandukanye riba rimwe mu mwaka rikaba ari ryo rushanwa rikomeye kurusha ayandi yose y'amagare agendera mu muhanda bibutsa ko ubwo mu Rwanda hazaza abazayitabira ni 900 ariko baraherekejwe abancadreur niko abatoza abafana n'abanyamakuru aho bose ubwo numva ngo u Rwanda ruzaba rubacumbikiye kandi batangiye kugera ino so ni ku nshuro ya mbere rero iri rushanwa rigiye kubera muri Afrika akaba ari intambwe ikomeye u Rwanda ku Rwanda no ku mugabane wa Afrika umujyi wa Kigali rero witeguye kwakira abakinnyi mpuzamahanga bakomeye mu guserwa ku magare bazaba banyura mu mutima w'umurwa mukuru wa Kigali ku mihanda iteye ntago bazanyura Kigali yose ariko bazanyuramo hagati nkuko mugenda mubibona ku mihanda uko biri gutegurwa hanyuma rero bati unashobora kwibaza ati kuki u Rwanda rwakiriye no rushanwa u Rwanda rero kugira ngo rubashe kuhabwa aya mahirwe rwapiganye n'ibindi bihugu byinshi hanyuma ruza gutsinda bitewe imiyoborere yarwo bitewe nuko umukino w'amagare umaze kubaka izina mu Rwanda biterewe n'imiterere y'ahazabera irushanwa ndetse n'umutekano n'ibindi rero nukuvuga ngo iyo minsi 8 n'indi banza isi yose izabihanze amaso u Rwanda ku buryo UCI izarebwa n'abasaga miliyoni 330 ku isi yose miliyoni 330 ku isi yose
bizerekana intambwe u Rwanda rumaze gutera, ubushobozi bwo kwakira neza ndetse n'ubwitange mu mikino, umutekano n'amahoro. Ni ukuvuga ngo ibyo bihugu abo bantu miliyoni 330 ku isi bazaba bakurikirana, amaso yose azaba ari i Kigali, ibitangazamakuru mpuzamahanga n'abandi bafite aho bahurira n'iby'amagare n'ubukerarugendo, bazaba bareba ngo Kigali iteye gute. Ntabwo rero kizaba kirebwa ari igare gusa, bazaba bareba n'imiturire yacu, n'imigendere yacu, n'imyambarire yacu, imirire yacu, imitangire ya serivisi yacu, byose miliyoni 330 zihanze amaso u Rwanda mu gihe cy'iminsi 8 inarenga. Kuko urumva niba kuri 6 hazakina abatarabigize umwuga, bivuze ko 29 bazaba batangiye, bamwe batangira gutaha, hari n'abazagira ibindi bikorwa bitabira, kujya gusura amaparike y'u Rwanda, ibyiza bitatse u Rwanda, ibiyaga, amashyamba, bakagerageza gutembera, kongeraho n'ibindi na za urban parks zimaze kuba nyinshi hano hafi mu mujyi wa Kigali, ziteye neza cyane. Hanyuma rero abanyarwanda uburyo bashobora gutera inkunga iki gikorwa, icyambere n'ugufana. Niyo mpamvu mu nzego, mu ngeri nyinshi, abantu basa naho batanze umwanya, nta gutonda ku kazi, ugafite kenshi azakorera kuri machine mu rugo, hanyuma ajye kwitabira, ajye kureba, ajye gufana amagare. Hanyuma abantu bazakora ubucuruzi bugendanye n'irushanwa, abatanga serivisi, amaresitora, amapartoma batanga, donc bose bazaboneraho n'umwanya wo kumenyekanisha igihugu cy'u Rwanda ku mbuga nkoranyambaga no mu itangazamakuru, nk'uko natwe turi kubikora. Hanyuma hakaba no gutanga serivisi nziza ku bashyitsi. Hanyuma rero abanyarwanda baturutse hirya no hino nabo bashobora kureba iri rushanwa binyuze, bagakurikira ku mihanda rizaberamo, bakajya hafi y'imihanda ariko batayinjiyemo. Hanyuma bikazanyuzwa, kandi bizanyuzwa kuri televiziyo y'igihugu n'izindi mpuzamahanga n'izindi zigenga. Aka ntago bakongeyemo, ngira ngo mu bitugu byanjye harabereka ikintu, n'izindi zigenga, ntago ari igihugu ntago ari igihugu gusa, ntago ari igihugu gusa, n'izindi mpuzamahanga n'izindi zigenga mu Rwanda. Hazabaho uburyo bwo gukurikirana kuri internet, live streaming, aho nabyo bizaba biri gukorwa. Hanyuma hari ushobora kwibaza ati abaturage batuye aho rizanyura bazagira uruhe ruhare? Nabo barasabwa kujya ku mihanda bagafana, barasabwa gutunganya ahazanyura abashyitsi bibanda ku isuku, barasabwa gutunganya serivisi nziza. Aka ka kabiri, gutunganya ahazanyura abashyitsi bibanda ku isuku. Aha rero ahazanyura abashyitsi ntabwo ari ahazanyura irushanwa. Abashyitsi bo barakwirakwiye hano mu makaritsiye yose, Nyamirambo ku Marangi, ubu deja bapaze kuhagera, Gisimenti, mu Kiyovu, hafi aho dutuye za Kacyiru, hose barahari. So bisaba kwitwararika, guha serivisi nziza abashyitsi no kunoza isuku na serivisi. Hanyuma rero abaturage bose bashobora kuba babasha kureba ayo magare, kubera ko bishobora ari abajya ku mihanda aho basiganwa, ari ku mateleviziyo ya leta n'izigenga, ku mbuga nkoranyambaga, no mu duce twateguwe, ibyo twakwita nka fan zones, mu bice bizaba birimo abafana. Twibutsa ko ntabwo azarenga umujyi wa Kigali, irushanwa rizabera mu mujyi wa Kigali gusa. Hanyuma abaturage bazagenda bate mu mihanda, imihanda izaba ifunzwe. Ibi nibyo tugomba nabyo gukurikirana, tukagenda tubafasha kugenda bamenya aho bazajya banyura. Hashyizweho inzira n'imihanda inyurwamo y'impande. Hanyuma abaturage bakazamenyeshwa igihe imihanda iri gukoreshwa mu irushanwa izatangwa, n'igihe izafungwa n'igihe izafungurwa buri munsi. Ni ukuvuga ngo ntabwo amagare azaba agenda amasaha 24. So mbere yuko ajyamo imihanda izafungurwa, na nyuma yuko ajyamo azafungurwa. Ariko mu gihe irushanwa riri kuba, niho handi twababwiye imihanda inyunganizi za Busanza kuzamuka Kicukiro uhinguka Kureto, niko nababwiye abava Bugesera ko nukufata ari ukwinjirira ku mugendo ugahinguka mu kabande kari hagati ya Nunga na Karembure, imihanda ya za Gikondo uzamuka kuri Canal Olympia,
imihanda za abaturuka za Kabuga bashobora guca za Masoro bagahinguka wenda Ikinyinya bakahinguka ku Kinamba. Ibyo byose tuzaba tubivugana uko umunsi ugenda, iminsi igenda yicuma nuko twegereza irushanwa. Hanyuma rero bati aba bashobora kwibaza tese tuzahaha gute. Ikigaragara cyo ni ukugabanya ingendo. Ntabwo ari ngombwa ko ingendo zose uko wazikoraga uzazikora mu gihe cy'irushanwa, cyane cyane ko ibirometero bizaba birebire. Ni ukuvuga ngo ufata urugendo wanyweye esansi ihagije, kubera ko urugendo umuhanda bagennye usaba kudeturuna, bisabe ngo ibirometero biri bwiyongere. Icyo ni kimwe. Utegura esansi ihagije, umenye ngo iyo mihanda bakoze ishobora kuba itariho amasitasiyo, nabyo ugomba kubyitegura. Ukitegura ko igushiriyeho byagenda bite, ukitegura dore imvura iri kugwa kandi iyo mihanda yateganyijwe myinshi irimo itaka. Aho bishoboka abantu bagabanya ingendo cyangwa se bakazakoresha amamoto. Hanyuma guhaha rero mu gihe cy'irushanwa guhaha bizaba byemewe. Gihe cya shampiyona y'isi y'amagare tuzajya gufana amagare, kandi n'ibindi bikorwa byose bizakomeza. Gucuruza no guhaha bizakomeza nk'uko bisanzwe. Hanyuma rero amasaha ajyanye n'amarushanwa bizaterwa n'amasaha. Icyo nzi cyo mbere ya 9:30 bazaba bataratangira, na nyuma ya 11 bazajya baba basoje. Ariko n'andi masaha hano hari naho bavuga ko nk'abagore bari munsi y'imyaka 23 bo bazagira iryabo rizajya ritangira, bazajya barushanwa guhera 7:05 z'amanywa. Bivuze ngo niba ari bo ubwo amasaha nayo ngayo, n'abandi amakuru azajya agenda atambuka. Dufatikanyije itangazamakuru rya leta n'iryigenga, umujyi wa Kigali ubirimo neza. Hanyuma tugerageze kugira ngo irushanwa rizagende neza. Dore rero ibihangange bizaba biri muri runo rushanwa UCI Kigali 2025, igihe shampiyona y'isi y'amagare UCI izabera ku mugabane wa Afurika bwa mbere hano i Kigali. Amaso y'abakunzi b'uyu mukino azaba hanzwe ku bakinnyi bato bagezweho bitezweho byinshi. Uwa mbere ni Jarno Widar, umubirigi ufite impano yihariye mu kuzamuka imisozi. Ubwo ni ukuvuga ngo abashaka kumureba bazamurebera bazamuka uriya musozi wa Nyamirambo ugana Norvege, bahita mu Kigali hafi ya Zamera neza. Bazamurebera Kicukiro, aho guterera kuva ku karere ka Kicukiro ukagera kuri SKFM, ukazamuka kuri Academy ukagera Nyanza ya Kicukiro, no kugaruka kuva Gahanga nubwo adaterera cyane. Uyu rero afite imyaka 19, akaba afite ari inzobere ku mbaraga ze mu kuzamuka imisozi. Akaba yaratsinze amarushanwa menshi akomeye. Hakaba n'uwitwa Paul Sexas, ni umufaransa wuzuye impano zinyuranye, afite imbaraga cyane cyane. Ni umukinnyi wuzuye ushobora kwitwara neza mu ntera zose, donc ahazamuka ahatambika ahose aho umushyize. Hanyuma uburyo akinamo rero ni umukinnyi uhorana umurava kandi utungurana. Imyitwarire ye mu marushanwa yo ku mugabane w'Uburayi yerekana ko ashobora guhangana n'isi yose i Kigali. Ni ukuvuga ngo uyu nawe ni igihangange, ni igikura nkota wa mugani wa nyakwigendera Gatare Jean Lambert. Abagereranywa nawe ni Tajed Pogacar na Jonas Vingegaard. Izina ubanza ari nk'iry'Abahorandi. Good. Undi wa gatatu ni Eritrea Naom Zere, umunyagitugu w'ikirere cyo hejuru waturutse muri Eritrea. Uyu afite imbaraga zo kwihanganira imisozi miremire no gutera ibitero bitunguranye. Gutera ibitero bitunguranye, agatungura b'imbere yakaba abaciyeho. Yagize intsinzi nyinshi cyane aho yatsinze mu gihe cya abatarengeje imyaka 23 mu mikino nyafurika. Hanyuma muri etape yatsinze muri Tour du Rwanda ya 2025. Uyu atsinda etape. So naho uyu nguyu w'umunya-Eritrea amaze kumenyera kurushanwa ahantu hahanamye kandi hari umwuka muke. Imyitwarire ye y'igitugu hamwe n'ubumenyi afitiye imihanda ya Kigali bishobora gutuma aba igihangange gitunguranye mu irushanwa. Ni ukuvuga ngo we muri bano batatu we amenyereye imihanda y'i Kigali kuko yakinnye Tour du Rwanda kandi abasha gutwara etape. Hanyuma abandi rero ushaka andi makuru wabaza umujyi wa Kigali, wabaza UCI Kigali 2025 ku rubuga .rwa.
ahangaha ukahavana amakuru yose ajyanye n'uyu mukino w'amagare. So muri make twese twambariye urugamba bwo kugira ngo irushanwa rizagende neza mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyakiriye irushanwa bwa mbere muri Afurika, nicyo gihugu cyonyine cyakiriye uyu mukino. Niyo mpamvu abanyarwanda bose bagomba kwitwararika guhindura imyitwarire. Hari bitazashobora gukoreka, buri wese akagera kandi agapanga ingendo ze. Babazunguzayi bajya kurangura Nyabugogo abagendaga saa 9 bakagaruka saa 1 n'igice, ubwo ni ukugenda saa 8 bakagaruka saa 12. Abandi buri wese apange ibikorwa bye akurikije ko avuga ati hagati ya saa 1 na saa 11 hari imihanda idakoreshwa. Noneho tuzajye tubaha amatangazo ati uyu barawufunguye, uyu uracyafunze. Donc ibyo byose inzego police, umujyi wa Kigali n'izindi nzego tuzajya tugenda tubaha amakuru, ariko muyitabire kandi mwambaye neza. Nibura mwambaye sport nkuko nanjye nambaye aka gapira, musa neza, ariko ntibihagarike ko nanone ibindi bikorwa bikomeza. Amashuri yahagaze, azaba yahagaze mu mujyi wa Kigali. Hanyuma imirimo, urujya n'uruza muri za ministeri, mu bigo, no gukorera mu rugo. Hanyuma n'abandi baturage bakitse imirimo, ntabwo ari nko kurireba ryose. Ufite umwanya wareba igice kimwe, ejo ukajya kureba ikindi, ejo bitewe n'isaha ubonekera, ariko ntabwo bizahagarika ubundi buzima. Natwe tuzakomeza dukora umunsi ku wundi. So mwakoze cyane rero, mwitabire irushanwa UCI 2025 Kigali, iya mbere muri Afrika. N'ubwa mbere irushanwa rigiye kubera muri Afrika, kandi bya bihanganye nababwiye muzajye muba hafi. Hazaba hari abantu wenda bavugira muri mikoro bavuga bati dore nguwo kanaka, wenda bizabyanditse mu mugongo, tuzagenda tubibabwira. Umunsi wa mbere, uwa kabiri tuzaba twamaze kubamenya, bamwe twamaze kubamenya, tumenye ngo bagenda bate. Kandi nawe uri fana ushobora guhindura site, ushobora kuyarebera, wenda ukajya hano hahoze Cadillac ukareba uko bamanuka, mukanya ukaza guca za Gikondo, ukajya hejuru wenda kuri Nyanza ya Kicukiro ukareba uko bamaze kuzamuka, cyangwa se ukajya kukiraro ku mugendo uva Karumuna i Bugesera ukabareba uko bagera kuri Arrive hariya hasi za Norvège, ukajya hafi na Ruriba ukabareba. Donc abantu bazisanzure, ariko kandi nanone nabyo ni ibyishimo. Abandi nanone bakorera imbere mu profit. Irushanwa ringana gutya, abakinnyi 900 ababaherekeje bashobora kuba barenga 5,000 ku isi, nanone rigakurikirwa n'abantu 330,000. Aho no kazi yo kugira ngo abantu babashe gukurikirana uko bigenda. Tunabakangurira gusoma ikinyamakuru Le Maître d'Okeopi cyandika mu Gifaransa, n'iyi nkuru y'amagare yagezeho. Ubwo naho n'ubundi buryo bwo kugira ngo abantu babashe gukurikirana, naho hazajya haca inkuru zijyanye n'umunsi kundi uko amagare agenda. Le Maître d'Okeopi nayo izagerageza kubatangariza abatumva ururimi, abumva ururimi rw'Igifaransa gusa, cyangwa se bifuza kumenya amakuru. uburyo Le Maître d'Okeopi ntabwo itangaza nk'ibindi, ifite umwihariko. Nabyo tuzajya tubagezaho. Mwakoze cyane.